dufitemo umwana w'umukobwa ariko ibi ni ibiki bitangiye kandi umva nkubwiye niko mukobwa ntabwo wari wabwiye ngo muri Noheli ntuzasambanye none warasambanye ugakizwa uragatsindwe n'Imana dore uko rero umva ko ukuramwo amadini uzayikuramo inda kuri Noheli yarinjiye uyu munsi si tugeze ku itariki 20 zingahe n'8 si kuri Noheli sasa 25 ubwo se si iminsi 3 ndetse uwo mwana azaba ari umuhungu nibashaka abazi kwandika ino ndareka nkubwire kuko uzanagerageza kuyikuramo bazanagufata bazagufata bakujyane mu nteko bagutangeho urugero iri jambo niryumvikane ngibira umuntu mwegeranye mbwibira babiri se basi hari andi mahirwe Imana igize gute badini mbyiko mutabibwira nahabaye bara abatipe bo hepfo mumbwibira uwo muntu andi mahirwe ya kabiri Imana irayazanye ku buzima bwawe bantu bo muri video munyumve bacuruzi bo muri video munyumve uyu mudayimoni w'ishyari wabujije abandi gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo wa mwuka wenda kugwanyije hari umwuka mubi ubujije abantu gutera imbere video ikagenda ihojya isubira hasi ariko izo mbaraga nzoherejeho imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen kera ntambara ingutiya nawe ari kumereza mwana amazi ngo nyawe none ubasigaye banzanira amazi kamera wabibonye kera ntabwo bari kuma amazi ariko ubu ngubu najya kubwiriza bakibwiza bakajya kuyagura bakayazana Imana n'ahandi itakura umuntu anayitamugeza mama ibyo uri kwivugisha ngo urasohoka hano muri kino giterane mfite n'umugore uri gushaka gusohoka ngo ave mu rugo agende ubwo we ndamubwira ndeba rino pendo batagira uwo batoranyamo ngo ni nyina runaka yego noneho arimo arasohoka n'ibintu yabihambiriye urajya heno ko hose ari mu isi sohoka rero ibyari byaragutinye bikubona Zaburi ya mbere mu gitabo cyo kubara ni igitabo cyo kubara tugiye kuganiramo iri jambo ry'Imana ni ibice 23 duhereye ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo wa 12 ahangaha harimo abagabo babiri Barake na Baramu n'abagabo umwe yari afite impano yo kuvuma ariko ayikomora ku Mana undi yari afite impano yo kugira urwangano buri wese yari impano yiwe yibitseho umwe aravuga ati kugira ngo shobore bari abantu nzazana umuhanuzi uzi kuvuma azabamvumire haleluya kumbi abari gushaka kuvuma babanje gusenga kera babitse amasengesho bubatse igicaniro muri bo icyo gicaniro cyazanye andi mahirwe ku buzima bwabo sinajya Imana rihabwa icyubahiro rero ndagira nkubwire ngo muri iyi mpera y'umwaka turimo dutangira undi mwaka 2024 umva ubuhanuzi nkuzaniye Imana izanye andi mahirwe ya kabiri abamama babyumve abakobwa n'abasore babyumve abagabo natwe tubyumve Imana ituzaniye andi mahirwe ya kabiri wakibaza ngo niye mpamvu pastor duhaye ino message mu mpera z'umwaka dutangira undi mwaka 2023 hari abakugiriye kugira ngo ibyawe birangire ariko Imana yarakwimanye dore biratangiye amahirwe ya kabiri agarutse haleluya mukomanje mumbwire ngo Imana yarakoze ukwimana abatipe ko batabibwirana mumbwirire mwana Imana yarakoze ukwimana harandi mahirwe aje harandi mahirwe ya kabiri aje muzewe nimupfusha ubusa amahirwe ya kabiri aje Imana izanye andi mahirwe reka dusomere ijambo ry'Imana twumve ariko intego y'iri jambo iravangwa amahirwe ya kabiri Uwiteka arayazanye abari bari mu byaha mu bivemo Imana izanye amahirwe ya kabiri haleluya amen amen kadusome ijambo ry'Imana igitabo kubara ibice 23 duhere ku murongo wa mbere tukageza ku murongo waho wa 12 turasoma n'amagambo make atari menshi ariko afite intego ivuga ngo Uwiteka duhaye andi mahirwe ya kabiri zamura ijwi ryawe usome Baramu abwira Barake ati nyubakishiriza hano ibicaniro 7 yego unyitegurire hano amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7 Barake abigenza uko Baramu abimubwiye yego Barake na Baramu batambira ku gicaniro cyose imfizi
n'isekurume y'intama. Balamu abwira Balaki ati hagarara iruhande rw'ibitambo byawe byokejwe nanjye ngende, ahari Uwiteka araza ansanganire. Burekeye aho ngaho aba bagabo bombi, umwe yahise abwira Balaki, yahise abwira Balamu ati zana rero wubake ibicaniro, kandi numara kubaka ibicaniro nkeneye ko uzana amapfizi arindwi ay'isekurume z'ihene ndetse n'ay'intama, uzane ndetse n'ipfizi z'inka. Nurangiza wubatse ibicaniro utemagure ushyire hejuru ya bya bicaniro, nawe uhagarara uruhande rwabyo, nange ndagenda ku musozi wa Harani. Haleluya. Ndaza kwegera kuri uwo musozi wa Harani, ahari Uwiteka nyiribihe, ahari Uwiteka nyiribihe araza guhura nanjye agira icyo avugana nanjye. Ntabwo wumvishije buno buhanuzi? Hari abagiye Harani kugira ngo barebe ko bakwica umuryango wawe. Hari abambutse baga Tanzania, intego kwari ukugira ngo bazinye umuryango ahawe ushire. Ariko umva ijambo ry'umuhanuzi uko rivuze, ngo aramubwira ngo sigara ku bicaniro n'ibitambo byawe, sigara uhagaze uruhande rw'ibitambo watambye ibitambo, sigara ubihagaze uruhande. Nanjye ndagenda ahura n'Uwiteka Imana, ndaza kumva icyo Imana iri bumbwire. Nimara kumva icyo imbwiye nange ndagaruka, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abari hakurya no hakuno, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo ngiye kugenda negere ku musozi wo hakurya wa Harani, ngiye mu misozi y'ibiharabuge, ngiye gusenga Imana, negereje kumva icyo Imana ivuganye nanjye. Uwiteka icyo ari buze kumbwira ndavuga nkubwire. Soma twumve. Icyo ambwira ndakikubwira. Yego. Ajya mu mpinga y'ibiharabuge, Imana isanganira Balamu, iramubwira iti niteguye ibicaniro 7, ntambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Uwiteka ashyira ijambo mu kanwa ka Balamu, aramubwira ati subira kuri Balaki, subira kuri Balaki mubwira no magambo. Uvuga utya. Haleluya. Haleluya. Balaki yiteguye yuko bagiye kuza bavuma. Balaki yiteguye ko bagiye kuza byose ibyo yibwiraga nibyo ategereje. Ariko Uwiteka hari ijambo rimwe agaruye rishyashya, amahirwe ya kabiri aragarutse. Haleluya. Aravuze ngo noneho ngaho subirayo, kandi genda uhure nanone na Balaki umumbwira no magambo. Soma twumva amagambo yaramubwiye. Amusubiraho asanga ahagararanye n'abatware b'Imowabu bose iruhande rw'ibitambo bye byokeshwe. Aca umugani ahanura ati mu Aramu niho Balaki yankuye. Umwami w'Imowabu yankuye ku misozi y'Iburasirazuba, ati ngwino umvumire ubwoko bwa Yakobo, ngwino urakarira ubwoko bwa Isirayeli. Uwo mugabo witwa Balaki na Balamu hari aho bahuriye, amuzana amuhaye misiyo, baranayemeranywa, bafite ibihembo bemeranijwe. Nkuko nawe nubwo ugenda, nubwo ukora, nubwo uri mu kazi, nubwo uri mu murima, nubwo uri mu rugo, ntabwo uza bagutambiye ibitambo uko bangana. Icyo nzi cyo biratubwiye ngo Balamu aragenda atamba ibitambo, aragenda afata ibitambo arabitamba, ndetse yanubatse ibicaniro, arabyubaka. Ariko intego kwari ukugira ngo bavume ubwoko bwa Yakobo, bavume ubwoko bwande bwa Yakobo. Biriya bitambo babitambye kugira ngo ubwoko bwa Yakobo buvumwe. Ntabwo nzi ibitambo batambye kugira ngo ubwoko bw'iwanyu buvumwe. Ariko umva icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka arongera abwira Balaki, subiraho ugende umubwira no magambo. Navuma nte Uwimana itavumye? Ese narakarira nte Uwimana itarakariye? Nta kindi kibiteye mama, impamvu bakuroze ntibugufate nuko Imana nta kintu yakubonagaho kibi. Bari babikoze byanakunze, byari byemeye rwose, batambye ibitambo baranabirya. Ariko Imana iravangureka kugira ngo mvuguruze ibyo bakoze. Reka nohereza ijambo rya nyiri ijambo, yohereza ijambo risumba n'amagambo bavuze. Twayihaye icyubahiro yemwe. Cyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka aramaze kumubwira aya magambo, asubira aragenda aramubwira ngo mbese navuma nte Uwimana itavumye? Narakarira nte Uwimana itarakariye? Aranababwira ati ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo icyama nkapfa nkabo.
haleluya, icyama nkibera nka buriya bwoko, nta shyari bagira, nta rwangano bagira, nta nabi bagira, ntabwo bacunaguzanya, ntabwo batotazanya. Abo bantu bagirira neza ubwoko bwose. Abo bantu ntabwo ndumva nakwipfira nkabo. Mbwira uwo muhagararanye ngo icyamukifuza kumera nk'abakiranutsi, icyamukifuza kumera nk'abakiranutsi. nawe mwana mbwirira uwo muntu mwegeranye, mwana mukomange, mubwire ngo nawe ukifuza kumera nk'umukiranutsi. Bibiliya iravuze ngo amaze kumubwira ayo magambo kandi undi nawe ahita yibaza ati unkoze ibiki? Ibi ni byo twavuganye, nagutumye kubavuma none utangiye kuzana amagambo abahesha umugisha. Naramubwira ati none ko ari ibyo Imana yambwiye, none ko mvuze ibyo Uwiteka yavuze, none ko mvuze ibyo Imana yambwiye, ese uragira ngo nkore ikindi iki? Ngewe icyo nkoze n'icyo Imana yamvuzeho, ntabwo nshaka kuvuga ibindi bintu. Nge ndashaka ko ari icyo Imana yantumye, sinajya Imana rihabwa icyubahiro. Imana icyo ishaka ni kimwe, Imana icyo ikeneye ni kimwe. Imana ikeneye yuko ubuzima bwawe, ubuzima bwanjye bwongera kubaha Imana, bwongera kuvuga Uwiteka, bwongera guhimbaza izina ry'Imana. Nta kindi Imana ikeneye. Nimwumva ubuhanuzi bwa 2024, yemwe abacuruzi, yemwe abaturage batuye muri Gahini, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana izanye amahirwe ya kabiri, kandi Uwiteka kuzaniye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Warahinze biranga, ntacyo bitwaye, ni ibitambo batambye, ariko Uwiteka kuzaniye amahirwe yo kongera guhinga bikera. Waracuruje biranga, Imana yarakurinze kugira ngo izane amahirwe yo gucuruza mu izina rya Yesu Kristo. Baba Mungu ndagushimiye. Umvira ijambo, yewe wa mumotari we, ni wewe wenyine ukora gisida wagira ngo ntabwo abandi bantu bajye bagera mu muhanda, ariko umva amahirwe nkuzaniye, nuko Uwiteka azanye amahirwe ya kabiri. Imana y'uwihembe ry'amavuta ku buzima bwawe, yishe kandi yagusubizaga hasi. Umva ukuntu ijambo rimbwiye, rirambwiye ngo navumane ab'Imana itavumye. Ese narakarira nde ab'Imana itarakariye? Aranavuga ngo noneho ikirenze kuri icyama nkaba nkabo, icyama nkapfa nkabo, icyama nkagira ishusho nk'iyabo, icyama nkasa nkabo. Arabihamya, aravuga ngo noneho muri bo harimo n'intare, muri bo harimo n'intare. Iyo ntare iri hagati muri bo imeze nk'intare yamaze kubona umuhigo, irabundikiye. Haleluya, haleluya. Impamvu wahuye n'ibyari gusenya urugo ntirusenyuke ntabwo ari ubwenge bwinshi, ibitambo batambye Uwiteka yabitesheje agaciro. Ariko Mana ngo haye icyubahiro. Impamvu akazi utakavuyemo ntabwo ari urwo akazi kawe katagendwe, bagatambiye ibitambo ndetse byinshi, ariko Imana yabitesheje agaciro. Bino nkubwire mwami Yesu, bino nkubwire Kristo urahambaye. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka abwira abaje subirayo, genda umumbwirire ngo navumane abantu Imana itavumye. Wabwiye umuntu ukwegereye ngo Imana itakuvumye ntacyo waba, ntacyo naba, ntacyo byihorere, ariko genda bikubwiye ngo Imana itigeze imvuma ntacyo naba. Namaze imyaka 8 nta mwana, abavuga buri wese avuga ibyo yumva umutima ushaka ko avuga, ndetse akabivuga uko ashaka nuko abibona. Ariko mu mwaka wa 9 Imana irahaguruka, iravuga ati kugira ngo mvuguruze amagambo yose y'ibyo bavuze, reka nanjye nzinduke ngeyo. Iraziza kwa pasiteri Nzabirinda, sinajya Imana rihabwa icyubahiro. Yampaye umuhungu anyibagije ya myaka, ntabwo nzi niba yaranabayeho. Reka ntabwo nzi iyo myaka niba yarabayeho. Mpaye umwana w'umuhungu mwiza w'umusore, umubonye yewe we ashakiye mureka, ni umusore mwiza. Mbese niyo turimo tuganira n'abagabo babiri nyine bari mu rugo, ko yaziye igihe. None si ngombwa ngo abantu bose bamenye yuko hari abagutambiye ibitabo, ni wowe ubizi, kuko urakora ntibikunda cyane. Hari imbaraga zigwanya umuryango, zihora zigutsikamira ziza gusura,
ni nayo mpamvu uyu munsi wa none ubona ugerageza ngo ugire icyo ugezeho ukabona biranze, ariko umva amahirwe ya kabiri aragarutse. 2024 uhita kuzanira amahirwe ya kabiri. Wicika intege genda ukore, wicika intege genda uhinge, wicika intege genda ucuruze, wicika intege genda worore, wicika intege genda wubake izina rya Yesu Kristo. Wiva mu rugo. Ejo bundi nabwirije mu isatere ya Sosenti, Imana impa mesaje mbahanurira ubuhanuzi bw'ibintu byari bigiye kuba nabonaga. Nahavuye ari ku cyumweru, kuwa mbere nimugoroba batangira gufata abajura. Bantu bo muri video, bantu bo muri video mu nyumve, bacuruzi bo muri video mu nyumve. Uyu mudayimoni w'ishyari wabujije abandi gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo, wa mwuka wenda kugwanyije. Hari umwuka mubi ubujije abantu gutera imbere. Video ikagenda ihojya isubira hasi, ariko izo mbaraga nzoherejeho imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Iyi satere ndayihanuriye ibyayibujije gutera imbere mu myaka yose itambutse, birangiranye na 2023. Wasaterewe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka wasubizaga abantu hasi urarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Abasigaye mukihangana, mwabacuruzi mwe, dore icyo musabwa ni kimwe, nimusubize amaso inyuma, mubwire Imana ngo Mana, hari ibyo twakoze bidatunganye. Wa Mana nzima we, hari ahantu twanyuze tutadukwiye kuhanyura. Wa Mana nziza we, tubabare. Nimumara gusa Imana imbabazi, Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwanyu. Amen. 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 Uwiteka azanye amahirwe ya kabiri. Imana ibazaniye undi mugisha, Imana ibazaniye amahoro, Imana izanye ibyo mutigeze kubonesha amaso, kubera ko yabarindiye kugira ngo bahereze umugisha wayo. Amen. Uwari ugiye kwigendera avuga ati ndabiretse ndagiye, nabaretse kugenda. Uretse kugenda wigira hujya. Oya wigira hujya. Hati harindirire gato aho ngaho, aho ni Imana igiye gutabarira. Yego. Kandi ubikora ukiranuka. Wowe icyo usabwa no kubikora ugize gute? Ukiranuka. Maze reka nkubwire ibi. Impamvu uyu munsi wa none ubona bimeze, bagiye ku musozi wa Harani. Bajya Harani nta kindi kibajyanye, bari bagiye kuzana ibituma umuryango wawe urangira. Amahoro mu rugo yarabuze kubera yuko bagiye ku musozi wa Harani hejuru. Yego. Niyo mpamvu amahoro yarabuze. Ariko umva nkubwire mama, amahoro niyongera agaruke Uwiteka kuzanye amahirwe ya kabiri. Genda ugire ubwenge bwo kubaka urugo, genda ugire ubwenge bwo kubaka urugo rwawe. Imana izanye amahirwe ya kabiri. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana izanye andi mahirwe ya kabiri. Kera ntambara ingutiya nawe ari kumereza mwana amazi ngo nyanywe, none ubasigaye banzanira amazi. Kamerama wabibonye? Kera ntabwo bari kumpa amazi, ariko ubu ngubu najya kubwiriza bakibwiza bakajya kuyagura bakayazana. Imana nta hantu itakura umuntu nanayitamugeza. Yego. Kera nambaraga ikigutiya kinini cya mushiki wanjye, nkajya gusenga aricyo nambaye. Ariko ndashimira Imana, iyo nageragaho barasunikaga. None uyu munsi ndaba ndimo mbwiriza bakazana n'amazi, ariko twakomeye Imana amashyi babyumvishije. Ubundi ibihe biribwiriza bigakora ibintu bigakunda. Ibihe biravuga ibintu bigaceceka. Reka nkubwire, nubona ibibazo byaguhagurukiye, ibintu byakubanye ibibazo, uzabiharire ibihe bizabimara. Wikwisobanura, ibihe bizabirangiza. Abagabo, reka nkubwire, nuba udafite hano ku ikofi, uzinjira mu rugo wumve nyine mama isavuga ngo siko yaje. Nk'abana ngo mukingurire siko yaje, kuko nta faranga rihari. Ariko nihabe ku ikofi hari igihari, ndetse hari utahanye envelope. Yewe we, dadi yaje. Dadi, mukingurire dadi. Kuki yabaye dadi? Nuko hari ikintu atahanye. Komaga mugenzi amubwire ngo muri ibihe birabisobanura. Muri ibihe birabisobanura mubyeyi. Ibihe birabisobanura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibihe birabisobanura. Haleluya. Haleluya. Reka nkubwire ibi bintu. Namaze imyaka myinshi ndi mu ruzerero, ndimo nkotesha. Hari naho nageze njya mu nzu idakingwa. nyibamo, nayimazemo amezi 6 iyo nzu tutayikinga. Epfo hariya za Kiyenzi.
iyo nzu nayimazemo amezi 6 ndi umupasiteri. Ndabaraburije mwana abakristo mwihangane. Amezi 6 imvura yagwa nkahita njya ku muryango nyine kwibwiriza gukora uburinzi ntari umuzamu. Ibyo byari ibihe. Uko manje mubwire ngo ibihe birabisobanura. Oya ntago wabyumva. Ntago ntushobora kubyumva. Ibihe uri muri sobanura ku bantu ngo bakuvuze reka bakuvuge bafite umwanya wo kukuvuga. Babonye ibyo bakuvuga. Icyo gihe wabaretse bakavuga ko bafite impamvu yabyo ari. Cyane. Uri muri sobanura nyemura nambeshera bivuge nawe ahubwo babone uko bakuvuga. Wabaretse bakavuga. Ibihe bizatuma baceceka. Wowe bihorere. Ngo bavuze ngo ureba nabi bareka ifaranga niriza bazavuga ngo niwe uzi kureba neza. Mpamvu bavuga ngo ureba nabi barabona umufuka nta kintu ufite. Haleluya haleluya. Irantuma muri iyi gahini hano muri iyi sate ahandimo mbwiririza ni nanjye wotsa burushete yenze muri iyi gahini wambwira iki? Sheti yanjye igura 1000 ndetse singaro ni 5 na marketing ndayikoreye mwana. Namwe muzaze mbaye burushete ngira burushete nziza n'ikirayi kiryo. Nibyo. Wa gitokese. Reka mubwire ntabwo ari ukubeshya ndago ndi gushyushya inkuru. Mukanya 12:40 nibwo ndi gutanga burushete ya mbere nawe uzi. None uze kumpinyuza. Sawa kanikomereza. Bibiliya irambwira ngo navumane. Muzewe ye navumane uw'Imana itagize gute? Itavumye. None se narakarande. Abimana ngaho reba uko kwana tugukikije. Oya reba. Mbese reba yewe we. Iyi ni famiye yawe. Sho muntu uzabyara n'abandi mwana. Noneho bless. Umva nkubwire. Uzajya ugenda ubishimira Imana namaze imyaka 8 ndirira Imana ngo intumwana iramunyema. Ibyo yakuhaye yabyimye abandi ntibazagushoka. Byo mwigira n'ibiki. Ibyo ufite Imana yabyimye abandi. Ibyo yaguhaye yabyimye abandi. Nanjye ibyo yamaye hari abandi yabyimye. Ntabwo abapasiteri bose baza ku muhanda ngo babwirize. Reka ntabwo ari ibyabo. Ntabwo ari ibyabo umusazi wese ahasara uko bamuruze. Yego. Muraho ariko namaze imyaka 8 nasenza y'amazi nagiye mu butayu nagiye mu buvumo nasenza yo mu biti nagize aho senga mpamagara Imana ndayibaza ngo ubundi nkubaze abana baragushiranye ngo mbimenye mbakubabarira. Yambwira ngo abana ndabafite. Ndagaruka nta hafite umunezero. Shatse kuza kubisuzuma uzaza urebe dufite umwana w'umuhungu mwiza we arasa nande kwasa nase. Reka mbabwire ibyo kumbwira ngo mufite ifura birabareba ni njyewe nanjye wabyaye. Kandi nkomeza abamama bari ku musozi wo kutajya batarabona umwana. Imana ifite abana. Aho wicaye agacurimo ahantu uri amarira uri kurira wihanagure iminota n'isaha Imana yakugeneye nta kiziyongeraho. Mana izamuguha. Yaramumpaye amagambo arashikika bahindura amagambo. Komanga mugenzi wamubwire ngo ibihe nibihinduka bazahindura amagambo. Bazahindura amagambo. Mama bwira uwo wundi mwegeranye. Bwira uwo muntu mwegeranye. Mubwire ngo ibihe nibihinduka bazayahindura. Sibyo mwana asaye. Wewe wanamubyara undi mwana. Wowe kabisa usubire mubyare n'abana. Reka mubwire kano kana. Bibiliya yambwiye ngo Baraki na Baramu basezerana isezerano. Agiye kuvuma ubwoko bwa Yakobo. Agiye kuvuma abantu bavuganye n'Imana. Umuntu wavuganye n'Imana ntavumika. Ntibibaho. Oya gose. Iki Imana yamuvuzeho kiramurinda bakamutega uburozi bumuca amaguru akabutambuka akumva amaguru amuriye mu gitondo akagenda ari muzima. Nta kindi cyabikoze iki Imana yamuvuzeho. Haleluya. Sina Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya haleluya. Iki Imana yakuvuzeho kikunyuza mu muriro ukava muri muzima muzehewe. Iki Imana yakuvuzeho kikunyuza muri agisida ukava muri muzima nta kindi cyabiteye n'iki Imana yakuvuzeho. Sina Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none gitumye mpagarara muri video nkabwiriza iyi tuwa mpagarara nkavuga iyi Imana nzahana Imana nkuye nari mu utagira ishusho n'isura.
nari mubi, nari umunyangeso mbi, ariko Imana irandokora, Imana irampamagara, irambwira ngo ninakira agakiza, ikampereye ubuntu, aho gakiza ndakakira. Ndashimira Yesu, ndashimira Kristo. Hari ibintu akoze mbibonesha amaso yanjye. Imana impaye kubahwa, Imana impaye kubana n'abandi amahoro, Imana impaye gusabana n'abakize n'abakenye, Imana impaye kumva n'abato n'abakuru. Kubera iki? Kuko yari yarampaye isezerano ngo nzakugirira neza. Nambaye ingutiya ngiye gusenga, irambwira ngo nzakujyana ahantu hakomeye. Nabireba nkavuga ati ni morali mwana w'intebe, kabona ntaho bizaje, nkabona nta nzira bizanyu. Igitondo kimwe iriyaranja. Haleluya. Ifata bya bindi babonaga bidashoboka, ifata bya bindi babonaga nta nzira, Imana ifata bya bindi abantu babonaga bitakunda, Imana ifata ibyo bintu ibishakira inzira yabyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ijya yiranje igashaka inzira y'itari. Komanga mugenzi mubwire ngo Imana ishaka inzira ku buzima bwawe. 2024 hasaniwe 2024. Yewe mwabantu b'Imana ngo 2024 Imana yishakira inzira abakobwa bawe, Imana yishakira inzira, Imana ibarengere mu izina rya Yesu Kristo. Amahirwe ya kabiri izanye ku buzima bwanyu, muboneremwe amahoro. Abantu batasinziraga batangire bagire ibitotsi basinzire. Niba hari umuntu washonje inzara iraryana, inzara yarandiye, yewe nkafata umugozi nkafunga muntu, nkajya kurepeta, batangira gusimbuka, njye nkajya simbuka gahoro cyane ko ikabutura nabaga nayifungishije ikigozi cy'ikirere, kandi bagasimbuka, nkajya simbuka cungana n'ikabutura ko kitari bucike. Umunsi umwe turasohoka nakora, tujya kubwiriza, ngenda nafungishije ikirere, kumva uko amasaha y'icuma kigenda cyuma. Kandi nakundaga gusirimba no guhimbaza cyane ko nari nadirija wakora. Zewe ndadirija, uko ndimo ndirija ikirere kiracika. Ayewe, reka nkubwire ngo ibyo nyuramo nama ni ubuhamya bw'amateka. Haleluya. Ibyo uri guhura nabyo ni ubuhamya. Ndiyumanganya mba nawe byumvishije, kuko nari iyo umuntu yavunitse ntabwo bamwigisha uko acumbagira, ahubwo imvune yawe ikwigisha ukuntu uzacumbagira. Ntabwo bakwigisha ukuntu uzacumbagira. Umugabo ntabwo kumbita urushyi, umva nta wundi mugore uzakwigisha uko uzamwakira ubutaha. Uzahita utangira utekereza ukuntu uzajya wakira papa w'abana. Ni karibu papa mwiza. Ubundi hari abamama umugabo abwira ati ariko madamu urumva bimeze bite? Bimeze bite se nyine? Nawe nuko nyine ukamusubiza gutyo, kubera ko nta kintu kirajya munsi yagize icyo kiramuzibwiriza kugira tumubwira ngo bimeze neza nubwo byanditse. Yego. Ayiwe Yesu bangwina kubwira mwana w'intama w'Imana. Mama, ibyo uri kwivugisha ngo urasohoka hano muri kino giterane, mfite umugore uri gushaka gusohoka ngo ave mu rugo agende. Ubwo we ndamubwira ndeba rino pendo batagira uwo batoranyamo ngo ni nyina runaka. Yego. Noneho arimo arasohoka n'ibintu yabihambiriye. Urajya heno ko hose ari mu isi. Sohoka rero ibyari byaragutinye bikubona, ngaho ruvemo n'abandi n'ubundi bagwinjiremo. None se barabakuzanira amagambo kugira ngo hari ikindi kibitera, barashaka gusohoka naho bakabona aho bajya. Umva ngo uhanurire, Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma y'imperuka ngo abagore 7 bazitirirwa, bazifuza kwitirirwa umugabo umwe. None uyu munsi mu mudugudu wanyu bimeze bite? Muri aho mu mudugudu yemwe banyamudugudu muri aho? Niko mu mudugudu hari bimeze bite? Abagore 7 barimo barabyigana ati wowe nta ntunaduhahire imyenda uyihorere, ntugire n'isambu du, twebwe tuzagira gute? Tuzabyishakira. Kugira ngo bisobanukirwe, umwana w'imyaka 16 arimo arigereranya n'umusaza w'imyaka 27. Umwana w'imyaka 20 arimo arabwira muzehe w'imyaka 50 ariko wangu wagira icyumbaza. Kubera iki? Isi yarahindutse, turi mu bihe biheruka ibindi bihe. Mama, subira mu rugo ugende wemere uce bugufi, kandi mu rugo ntihaba abagabo babiri, mu rugo habamo umugabo umwe. Niba ureba umugabo yaragomeje ku cyubahiro cy'abagabo, kimuhereze utuze. Bitari ibyo ngibyo mbaye nkukarabiyeho dododo, mbaye ngusezeye. Ubuse hari ubuse si kino kirere? Ni kirere. Hari uri buze kuvangwa. None
hano dufitemo umwana w'umukobwa ariko ibi ni ibiki bitangiye kandi umva nkubwire niko mukobwa ntabwo wari wabwiye ngo muri noheli ntuzasambane none warasambanye ugakizwa uragatsindwe n'Imana dore uko rero umva ko ukuramwo amadini uzayikuramo inda kuri noheli yarinjiye uyu munsi tugeze ku itariki 20 zingahe n'8 si kuri noheli sasa 25 ubwo se si iminsi 3 ndetse uwo mwana azaba ari umuhungu nibashaka abazi kwandika ino ndareka nkubwire kuko uzanagerageza kuyikuramo bazanagufata bazagufata bakujyane mu nteko bagutangeho urugero urabyumvishije ndabyumvise amahirwe ya kabiri aravuze ngo kizwa Imana ikugirire neza Bibiliya yambwiye ngo aramubwira ngo ntabwo nabasha kuva mu bwoko Imana itavumye nta nubwo narakarira abo Imana itagize gute reka sobanurira ijambo Yesu avutse habonetse abanyabwenge babona inyenyeri bava mu burasirazuba bajya kuramya umwana wavutse ngo barimo bagenda bagera kwa Herode niwe wari umwami ngo bagereyo bayoberayo bahita binjira mu ibwami kwa Herode ngo binjirayo bibwira ngo niho umwana wavutse umwami agize gute ariko muri uko kwinjirayo basanga Herode ahantu ari bakibona Herode baramubaza ati twari tuje kuramya umwami kubera iki twabonye inyenyeri tumenya ko umwami agize gute avutse none twari tuje kumuramya nimutwereke ahari Bibiliya avuga ngo Herode agira ubwo umutima urahagarara umutima ugira ute urahagarara ngo abanyagihugu bahagarika iki umutima hari igihe wavukaga hari imiryango yahagaritse umutima kubera ko wavutse igihe wabagaho hari abadayimoni benshi binjiye mu bantu bahagarika umutima ugwanganagura binjira bituma ishyari ribahagarika imitima yabo bajya gushakira uburozi bazakuroga bajya gushakira uburyo bazakwangaza bashaka buri kimwe cyose bazagukorera kibi ariko umva ijambo nkuzaniye ako kanya Herode aravuga ngo ntabwo bigikunze hano naho ari nimugende nimumenya aho ari muze kugaruka nanjye mumbwire njye kumuramya umva yewe muze kugaruka nanjye mumbwire njye kugira gute njye kumuramya hari umuntu uherutse gukora ikintu ndaseka ndihirika arambwira ngo ndashaka kuza kureba umwana kandi ndashaka kuza kureba umwana ndamubwira ngo uzaze ngiye kumusengera mbona ibiganza bye byuzuye amaraso nanjye ndaguma ndamwitegwa ndavuga ngo uzaze araza asanga ndita yandi ku muryango n'inkoni ndamwinjiza mu nzu ariko ndavuga ati umuhungu wanjye numukora wize kubitegwa hano zizavuga ndamwitegereza ntangana baragushuka muzabagire gute muzabagirire neza muzabagaburire bashonje muzabandike bambaye gusa ariko ntimuzabizere ntabwo munyumvishije ngo barakore bagaburire bambike bagirire neza kubizera bireke wiwi naravuze ngo sindi bundahungira twarasenze dusenga nkanuye mureba vuga ati tageti gukora ku mwana mvuna bazagiye baba mwashagiye mureka mwana w'imyaka 9 wamukinisha mwashagiye mureka uwite komeza umurindire hari yari na mama Samuel bakubwireza Mana yarakoze kuma umugore wihangana Mana ishimwe cyane itaza kumurira umwana w'umukobwa kambabwire muri gahini bayaranyose uzi gukora imibyizi y'imyaka 8 yose nta kintu saru baba barakoze udashobora kweza kagira ngo wahinze nta fumbire ukira mwazagiye mureka twari kumata myaka 8 nta munsi usiba oya ikibi cy'abarokore ikikwishe wowe mama ntabwo ushaka gusobanukira ubwami bw'Imana
muragira ngo mudushuke. Kamubwire nageze ahantu mbaza Imana ngo bimeze bite, none se ninjye kigwari mbimenye. Irambwira ngo mwana wanjye nzabikora. Ahantu nagiye mu ivugabutumwa natinze namaze ibyumweru 2 muri Kenya na Tanzania. Ubwo se imibyizi igize imyaka 8 ingana iki? Ibyumweru 8 byonyine niyo byatumye se mari iyo myaka mwazagiye bureka. Ariko Imana itabura uko ibigenza. Joseph we mpaye umuhungu mwiza yitwa Samuel. Mana ishimwe cyane. Nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma y'imisa ariko irasize, negera n'abakamwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima. Ayiwe data we, reka nkubwire kano kantu. Bibiliya yambwiye ngo Herode amaze kumenya ko havutse undi mwana ahagarika umutima, kandi akimara guhagarika umutima hahita haba ikintu kidasanzwe. Umva ikintu cyabaye. Hahise haza marayika aragaruka araza abwira nanone abanyabwenge ati nimuze tugende. Yanyenyeri irangire bajya imbere baragenda, ngo bageze aho umwana ari mu kavure aharyamye mu kiraro cy'inka, baratura amaturo baramuramya, baravuga ngo hozana hozana, bararamya 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 bararamya, haleluya haleluya, bararamya bararamya. Bibiliya iravuga ngo Herode ahita ateranya abanyabwenge. Nawe baguteranyirije abanyabwenge igihe uvuka nuko utabizi. Yewe mama umbyara na data bagiye muri Onapo kugira ngo navuka. Narabarebaga narindi munda. Yego narindi munda sinabarebaga. Mu minsi mike mukecuru yumva atangiye guhugwa nyine, kumbi mukecuru nyine nuko nyine nzabindageze munda. Yagize umugisha nambyara mba naravugiye mu nda yiwawe yaraciyeho kera. Kone mugabo yara mu gitondo avuga akageza nimugoroba urumva ibyo bintu byavamo. Mwazagiye murika uwo mwana uri kuniga niwe wari kuzagutunga. Nk'ubu kuri Noheli namwoherereje inote ya kugira ngo ajye Noheli. Kino kinyama naguze ziyaza kungumisha mu nda ubwo barakikuye. Mwazagiye uwo mwana urimo wica nabi niwe bakagombye kugukiza muri kino gihe. Mu gihe kizaza uwo mwana niwe uzakurengera. Uwo mwana mwiteho mama. Uranyumvishije? Nubwo ubuzima bukubanye ubuzima bukagucanaho umutuku, fata uwo mwana umwiteho azagukiza muheza. Uwo mwana umurebe ubona ari zahabu yawe ufite. Kura amaso kuri bariya byaranze nyine, ariko uwo ngo azakugirira neza. Ndakubekera asa nibaguteye umugongo. Ye ntabwo muzi wowe, ariko baguteye umugongo baravuga usagenda ujye ku karubanda. Ariko Imana irimo irambwira nkubwira no magambo. Uwo mwana uhetse azakugirira neza. Mu bukecuru bwawe umwana azakugirira neza. Umwana wamubyaye biruhije, wamubyaye isi yagusakuje. Reka ngarukira ahangana no guteza abafana. Menya ko Imana ikwishimiye yishimiye uwo mwana. Uwo mwana ntuzongere kumutuka ngo dore uko kimeze ngo giteye nkabi. Uramuvuma sarazira icyo ngo ko ari umuziranenge. Ntuzongere kutuka uwo mwana umwitirira abandi. Mureke n'umuziranenge azatuma hari ibintu uzakira biturutse kuri uwo mwana uhetse mu mugongo. Wakubwira Samuel impetse kuntu ameze. Muhungu uri hariya numuvugeho ndakwinginza mva ko muroga. Muzaroga nibakora, muzaroga nibakora dore mbahanurire mwawe ndagahini. Undi gahini ni umwuka wera yamanukiye muri gahini. Muzagende hano mugere kuri diocese muzasanga noze ngo nta kirako. Aho igikuta cyasadutse kirongera kirisubiranya nta muyete nta mufunde. Baravuga ngo abisirayeli bageze ku nyanja itukura, inyanja itanga inzira. Haleluya. Inyanja iribwiriza ibahereza iki? Inzira. Nubwo nawe nta nyanja yaguhaye inzira, ariko Imana yakwambukije urupfu rwageze ku buzima bwawe. Nubyumva ukibuka ukuntu Imana ndamuzi n'akaboko akameze gutya. Simwibuka se mwana? Wajagiye ureka wa. Imana yarakwimanye, uyu mwaka yarakwimanye. Genda ubyara abakobwa n'abahungu, genda ugirire neza abandi, genda uha abantu ubuhamya ko Imana itabara, genda mumbwirire abantu bose ngo Imana irarengera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nanone izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo ubizi ko bagufatiyeho inkota wa mukobwa bagiye kukwica.
wabatwaye nyine amafaranga ari wagiye muri wa mwuga mwana barangije nyine inkota kugarukiraho bagusigiye akamenyetso bene hano none ikuraho utawumva ka kamenyetso tuvuga ati Imana yabari abantu kwireba Imana irimo irambwira ngo yarakwimanye guhande mahirwe kugira ngo uve mu byaha ugende uyikorere uzabwira abantu ko Imana ikiza n'uburayi mwazagiye mureka ubuse ko uyu mutipe kazi wari wicara ngaho rwo hari undi muntu twabwiraga ni wowe nutabyumva ngo ukizwe uzakubitwa izakabwa misa ya mbere n'iya kabiri isoko rya Karubamba rizagusohokera sawa Bibiliya yambwiye ninde wavuma uw'Imana itagize gute itavumye ninde wandakarira Imana itandakarira hawe mva mbabwira ibintu bitatu ninangiza narasoza yego Herode amenya ko mwabavutse b'abahungu batarengeje imyaka ingana 2 dore abana b'ingwingiri bose ubwo ngeze ku ngwingiri ziba mu nsengero ariko zaragwingiye yego sibyo bantu baba mu nsengero ariko baragize gute baragwingiye akaririmba ariko ni ingwingiri arasenga ni ingwingiri yewe we iyo bwije ajya gucuragura kandi arabizi ko yanze yabonye hanze bitavamo ajya kuda reka mbamenere ibanga mwabarukorera abatipe bamenye ko hanze bitakivamo baza mu rusengero ngo babone uko bazaguhereza uko niko kuri uvana ubupfapfa aho mugira ubwenge we hajya tugira serwa ivuga ngo iki senga tekereza kora oya dusubiremo twumve senga tekereza kora bwirira mugenzi wanjye ibyo bintu ni ingenzi nawe urabyumvishira senga tekereza kora ukecuru we uraho neza iyi Imana izi kurinda iyi Imana uzi ko mama umbyara yigeze ambwira ngo ariko ubu ngiye gupfa ngo njye mu gihiriri nta kuzukuru mbonye kandi afite abuzukuru n'abuzukuruza turi abana 9 8 bose barashatse bose bari barabyaye ninjye wari usigaye afite abuzukuru afite n'abuzukuruza afitemo n'impanga ariko igitoto cyo cyangwa gitondo na nimugoroba nta nubu yewe we Imana izakundindira ayo majwi we na nubu noneho nkavuga se Mana yanjye ubuse nzamusubiza ngo iki yamamagara simwitabe kuko nabaga nzi kiragiye kumbwira ngo na nubu ihangane ndagukomeje wowe barimo babwira ngo na nubu nta kiraba ihangane bashaka ko batabikubwira kubera urubyaro babikubwira kubera urushako rubi kubera urushako rubi kabisa ugatina n'uwo mugabo ntarahinduka mama we nagara umugabo n'ikigeragezo mama we ariko mama ngenzigarukira urajyaye kubavuye wanyuje kubakuru nyine nuwo wari ugukwiriye hamwe mwubaka urugo hama hamwe mwihanganira kwihangane nagukubitira mu cyumba muhurire muri salo mwana hambira ugende iwanyu uhita ubihambira uhita ubizana muri salo si ubivanye mu cyumba cye nabyuka azi ko wagiye asanga uryamye muri salo ateze ko watinza kubyuka ngo tujye guhinga sheri uyu mugore yaraye hasi nawe tumwirukanamo kabyara ntabwo namubwira ngo mvire mu rugo papa samwe byagenze gute se oye ngwino tujye mu murima ahandi hararaye abone ko ufite misiyo yo kubaka urugo nawe nabwira ngo va hano nawe ukahita ufata ukagenda nawe uzaba wari mbese nukorosora wabyukaga hahame akubwire nawe umubwire neza igitondo kimwe Imana izakimura izina ry'Imana rihabwe icyubahiro amena uriya mugore yanyihanganiye ndamwihanganira tubara imyaka 8 ntabwo mubyumvishije naramwihanganiye nanjye aranyihanganira ubwo ugira ngo hataza kwihanganira nama niko basoveni akamwibareze bari wowe muko abandi tubi narongo ati ntabwo byari kugira ngo ambo imigeri mbanara yiri do ubwo nende bambwira mugira ngo ni igipini narongo ati mbanara guhaye imigeri ukabyumva nasoni je navuye wacu senje kwicara kugaho gusombe we ariko imyaka 8 turayigendana ntaski uzi ko namwitaga mama akanyita papa none ko nyine ubwo nari umuhungu we nyine wifura
n'uyu munsi nubwo Samweli yaje kumuhamagara sheri n'ibindi byarananiye ndinjira nkikangwa navuze mama Samweli nyine kubera ko nyine ni mama wanjye twamaranye imyaka 8 nta wundi muhungu areba ari njye amenyera isabuna ari njye amenyera twamba mu gitondo abyuka morning muhungu wanjye morning mama yanje bakabwira ngo morning muhungu nahita mubwira ngo morning mama akavuga ati sawa tuge Imana yabikoze iradukanguye tukayicyura tugasenga tukagenda ariko nanjye nkagira umuco mwiza nta hantu nigeze njya mwivuga butumwa cyangwa ngiye mu bundi buzima busanzwe ngo ntaye nta envelope mutahaniye ntibyari kubaho ubwo byananze mu mufuka na bombo nakwemera nkayicome ku mufuka ngo nkamutahanira akantu akaza kumpobera kubera iki yampobera nkahita muhereza ya bombo ubwo abamubwiye ngo ntubyara abamunyeze ngo nta nubwo abana bacu twabagutiza byose akabyibagirwa arimo yirira akadomuzaniye twibanira muri firingi y'imyaka 8 kage tumaze gusama ntago twabimenye nge nazanye namuzaniye agasambusa akunda nkamuhaye mbona umutipe avuga ati mwana ibi bintu nibishya ati none se bandogeye ndamureba nibuka ko mama yambwiye ko umuntu twite ko hari ukunda ahubwo ndamwegera cyane namubwira muko nibiki mami bimeze bite ngo papa gose nawe ahita acomoka aragenda uko ngo yarazi ko nzabivuga uyu munwa wanjye uranjye ngavuga ariko Imana itabura uko ibigenza yo kabyara igitondo kimwe inyibagiza urugendo rw'imbaba rwo kubabara imyaka yose 8 ntabwo nzi niba iyo myaka yarabayeho izo ntambara izo nkoni uri gukubitwa Imana izabigukiza byibagirane ku mateka ku buzima bwawe nari nkubwiye ngo ihangane amahirwe ya kabiri araje muzehe Dar es Salaam wowe gicuranga iyo base uyicuranga wongere uyicuranga uvuga ati nubwo ndi gukubitwa ariko nzaguma nyicurange nubwo ndimo nkubitwa ariko nzagumya nyicurange ubuzima igihe kimwe buzahinduka igihe kimwe bizagira gute haleluya 2023 dore irimo irarangira bagutambiye ibitambo ngo ubuzima burangire uyu mukobwa mubona uri museka amahengekerane umunsi nahuraga nayo bwa mbere yewe we ariko mama shyira hano kabisa yewe we oya mana we muramwibutse uzikurinda mana we ariko uzikurinda mana we warinze ngewe yewe yarakurinze babyeyi yarabarinze bagabo iraturinda Imana izikurinda yemwe izikurinda yemwe izikurinda izikurinda mana we icyatumye ugusigaza kwari kugira ngo ugire umumaro kwari kugira ngo wite ku bandi kwari kugira ngo abandi ubuhanya ubabwire kugira neza ku Imana ishobora bingahe byose ndasuje bohereje abajya kukuvuma ariko Imana yarakwimanye 2023 bagutambiye ibitambo ngo upfe Imana yarakwimanye agisida zaraje ziragusigaza nta cyatinze Imana igusigaza ni amahirwe ya kabiri izanye ku buzima bwawe reka nguhanurire soze mama mugisha ni amahirwe ya kabiri Imana iguhaye ayo mahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe yakira ugenda uyakoreshe kandi Imana izabiguheramo umugisha yego zina ry'Imana rihabwa icyubahiro munsi wa tujya kwipimisha we yari afite ngo amatsiko yo kureba uri mu nda kandi njyewe nari nzi ko harimo umuhungu Imana yambwiye ko tuzabyara umwana w'umuhungu bwa mbere muri 2023 mubyara 2023 imyaka 20 yari iciyeho shakana n'uriya mugore nari nzi ko Jose nta bindi ari ukwita tujya mu rugo tubyara n'impanga tuzibyara byaheze yabanzira baneza abafana ngo nyereke ku misi mese ahungu bafata mikoro baravuga we reka nkubwire ntuzisobanure hari aho nagera nkasanga barimo bamvuga
nkababwira ati yego mwana mvuga vuba ejo ni wowe nkamubwira ngo namvuge vuba arimo aranguriza ejo ni we burya nubona umuntu arimo gusebya bakagusebya cyangwa nawe ukaba usebya abandi bikore vuba aramara kuvaho nawe ugeho ntacyo bitwaye vuga ko nroga ntaroga we bazavuga ko wanamwishe n'intumbi bayizana iwawe bazanayikira ku muryango wawe icyaba cyiza ni kimwe menya ko ibyo ugirira mugenzi wawe nanjye bikugeraho bizakubabaza ubireke ese ubwo simba hanuriye wisebye mwene so gusebanya biraryana waretse kuvuga nubwo umuvuga ubona ntacyo bitwaye kuri wowe ntacyo bitwaye umunsi byakugezeho uzamenya ukuntu ari bibi baramvuze najya guhinguka muri ibi mwumva nahita ashaka indi nzira ndi bunyure ari ukubera ko Imana yampamagaye ngo nze mbwirize naza nkabwiriza mpagaze hariya imwe nkabwiriza arabwiriza ariko ikibazo ntabya wamubona abwiriza mwese akagira inzara mugenzi dore cya kigabo kitabya niyo mpamvu ikirigo gisakuza gihora gusakuza gusa ariko singisakuza byonyine n'imibyizi mu rugo irinjira iremera n'imibyizi iremera ngira ngo mbasengere maze iminsi urimo ufata bene se ubasebye mamira ko nubizi se kuntu bakuvugaga umanuka uzamuka bagusohora mu nzu bagira gute bakwiruka nawe uzabacumbikire mwana yego ko cyane zubake ku ruhande utunegesi nawe bacumbikire wumve ukuntu bimeze ngewe nashyizeho utunegesi two kubacumbikira ihita mbashyiraho n'icyumba cy'amasengesho mujye muza mu rwari shapeli ihora ikinguye n'igikinga amanywa na nijoro umva ko bibaka ihora ikinguye ni shapeli y'amasengesho kuko nabaye mu ruzerera imyaka myinshi nubatse akageto itanubaka n'icyumba cy'amasengesho umuntu wese uje katiramo mwana hari umumama uherutse kuza arambwira ati jye numva amajwi ambwira ngo njye kwiyahura ndamubwira ati jya muri shapeli nakomeza kuza ugende wiyahure namujya muze naramubwira ati sindi bugumane nawe wowe kata muri shapeli mu isengesho nayo majwi nagaruka usohoka ugende wiyahure ajyamo araryama mu gitondo abyuka yigendera yumva byakunze we biremera haleluya senga tekereza mwaramubwira ngo ngwino mvugire buriya bwoko dore ubwoko bwa Yakobo bugiye kuza mu gihugu cy'iwacu kandi ubu bwoko namenye amateka yabwo hari abantu bagize imitima irahagaze ku bwawe ubu hari abantu barara badasinziriye hejuru yawe barahari komeza usenge barare bakuze bakurinze cyane hari umutipe ugeze gucuragura mu rugo naramubwiye ngiye narakangutse nawe ati noneho mwana komeza akazi kwezi nigushira uzahembwe ubundi ngo bacuraguze ingabo ngo ntuvuga ngo batagutwara ngiye navuga niba uri umugabo hagarara duhangane nde shize naramutirikanya aracika ariko arabeshya azagaruka nzamucakira rimwe yamba uzikuri baratipe bame yari yamba busa tsiriri yisizire afite ubunuza bw'amagufwa mu ntoki ari abahondagura naramutibikanya turatibika geza ndavuga ati genda wewe umunyabwoba wewe cana wewe niba wari umugabo se koko kuki udahagaze byo bakubeshye none ngo turebe izo mbaraga zawe reka mbabwire mpamvu urimo uvuza induru buri ijoro ryose Imana yawe warayibagiwe watakaje mwuka wera mumaraho mwuka wera kumara ubwoba mumaraho mwuka wera aragutinyura mumaraho mwuka wera avugana nawe ibizaza mumaraho mwuka wera akubwira ibigiye kuba mumaraho mwuka wera avugana nawe akubwira abantu bahari akubwira abantu badahari izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ngo marayika w'Uwiteka araza kandi asanga abanyabwenge arabwira ngo ntimusubize ya nzira ngo banyura mu yindi nzira yego nawe baraguteze marayika kunyuza mu yindi nzira Imana ihabwe icyubahiro ndagira ngo dusengere Imana ndagira ngo dusenge gusoza umwaka uyu munsi turi mu cyumweru cyanyu ku wa mbere n'itariki ya mbere ya 2024 nababwiye ko 2024 Imana izanye amahirwe mashya amahirwe ya kabiri
ese murayiteguye kuyakira? Ni bande biteguye kwakira amahirwe ya kabiri muri uyu mwaka 2024? Nibazamura ibiganza ndende. Nta bamama bashaka kwakira amahirwe ya kabiri n'abakobwa n'abasore? Si ngombwa, reka nkubwire, mu manuni Imana bampera umugisha. Reka mvuge kino kintu. Wowe uri muravango na cyageze murabure ko byagenze ubusiko bizasubira. Wowe kubaho uruhare rwawe ubwira Imana ngo Mana, ishari nagiraga ndabiretse nk'abantu. Najyaga nukana mbabarira ndabiretse. Nari umujura mbabarira ngize gute? Nari umurozi mbabarira ngize gute? Ndabiretse. Nari umusambanyi mbabarira ngize gute? Ndabiretse. Wowe bwira Imana ibintu byatumaga ubusabane bwawe n'Imana utandukana nayo. Nurangiza uhamagara ijuru. Amahirwe ya kabiri 2024 aje ku buzima bwawe. Haleluya. Munyitege 2024 igitangaza Imana inkoreye kirabaye. Ndavuga kuri ngirewe. Yego. Muzaze murebe 2024 Imana inkoreye igitangaza. Yego. 2023 nabonye neza y'Imana. Mupateri yicare ku ngoma. Mupateri mu mucunga ahantu yicare ku ngoma. Noneho aha buri wese ari sawa. Ndasoje. Ukwezi kwa mbere nabonye iki? Imana. Ukwezi kwa kabiri nabonye iki? Imana. Kwa gatatu wabonye iki? Imana. Kwa kane byagenze gute? Abonye. Kwa gatanu? Arayibonye. Kwa gatandatu? Arayibonye. Kwa karindwi? Arayibonye. Kwa karindwi hano haruguru nta mana mwabonye? Oya tubwizanye ukuri. Nyirima nawe ntayo wabonye? Wajagiye ureka mwana. Sawa bacuranzi gatoya gose ko bamaze kuzifata. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Tera intambwe hano gusengera Imana. Ntugire isoni kubera ko nanjye ubona mpagaze hano suku byatangiye. Sinabwiye ko byatangiye mese. Tambuka uze gusengera Imana. Nago ndi bubitindemo niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Bahamagaye umuza kuvuma bamuhereza ibyo asaba byose, ariko Imana iravuga ngo ntabwo byakunda. Uwo ntavumye nta wamuvuma, uwo ntarakariye nta wagira gute, wamurakarira. Uwavutse ari impumyi yabwiye Yesu ati mwene Dawidi mbabarira. Arataka Yesu yumva ijwi ry'utaka arahagarara. Aramuhamagaza ati ngwino. Akiragera yikubita imbwa ati mbabarira. Yesu aramubwira ati ngaho genda ibyaha byawe bibabariwe, ahita ahumuka. Icyo usabwa no kubwira Imana ngo Mana mbabarira. Tera intambwe zo gusengera Imana. Urahari nguze ngusengere? Nawe urahari nguze ngusengere? Ndaguhamagara nguze gusengera Imana. Tambuka uze gusengera Imana. Imana iguha. Uretse gupfukama rwose ihagararire hano. Mu ntizi ntebe nayo nicayeho. N'undi nawe atambuka se. Nihute muyinzane. Nta mpamvu yo gupfukamisha, icara kuri iyi ntebe. Nta mukeka banteguriye, icara. Nta wundi ushaka koza ngo musengere ibya Kristo. Aya mahirwe ya kabiri Imana izanye, ntuyakinishe. Ni amahirwe ya kabiri y'imbabazi. Muzehe wa Imana iguhereza umugisha. Genda uzane intebe abadiyakoni mwe. Badiyakoni banzanira intebe mwihangane gato abacuranzi muse nk'abagabanya. Ndaguhamagaye nawe tambuka uze ngusengere. Tambuka uze hano ngusengere. Nta kindi gitumye nguhamagara. Kamerama unkundire ubukuyeho kamera yawe. Nkundire rwose ndakwingiza, ariko ndabizi n'ikinyabupfura cyawe wayikuyeho. Ngwino ngusengere Imana. Ndaguhamagaye nguze gusengera Imana. Aya mahirwe ya kabiri Imana iduhaye wiyapfusha ubusa. Tambuka uze gusengera Imana. Abari hano namwe niho watambuka nawe ukaza. Nawe ngwino ngo ubuse nibabona ngiye baramvuga gute, ejo nibakubona isi yakose se bazakuvuga gute? Mwashakiye mureka. Ngwino gusengera Imana. Nari nguhamagaye nguze gusengere kubera ko uyu munsi wa none ijambo riratuburiye. Iherezo rya byose rigeze bugufi. Dore ibihe birahita ibindi biraza. Reka nkubwire ngo 2023 Imana yarakwimanye. Imana izanye andi mahirwe ya kabiri kugira ngo ukizwe. Tambuka uze gusengera Imana. Baririmbyi beza, Imana ibampere umugisha. Nimureke sengera abangaba. Hano nta muntu ushaka umusengera ngo azamure ikiganza. Vuga ati nanjye ariko ngwino rata mwana. Undi rataye barusiga ariko wibo bamutemwa. Mwashakiye muri
reka ibi bintu bivamo se mwana rata ubona bino bintu bitavamo uzarebe sujya umbona hano muri karitsiye sujya umbona ndimo ngenda ubona se ngenda si ubona ndimo notsa burushete si umbonye ndimo mbwiriza washagiye ureka waje mwa waje ariko nawe bizume nawe waje nawe waje niko ni wowe wese ashaka ngwino ndakwinjiza ngwino gusengera ngwino ngusengera n'icyo Imana yantumye tambuka uze hano ngusengera Imana ngo baravuga ngo wowe ngwino reka sengera abangaba icyanjye kwari kubabwiriza ubutumwa bwiza nzi ko hari ikintu Imana ikoze ku musozi wa Gahini ahantu umwuka wera yamanukiye hakwiye gucika umwuka w'ubujura hakwiye gucika umwuka w'ubusambanyi hakwiye gucika umwuka w'uburozi hakwiye gucika umwuka wo gusenya ingo abamama rwose mu nyumve nubwo wihagararaho ariko zarakumiyeho tambuka uze tugusengera Imana baririmbye mureke tugote bano bantu Joseph ngwino dusenga Imana ndakumva mwami Yesu nimusubiremo aya magambo muzamuye ibiganza byanyu zamura ikiganza cyawe cy'iburyo usubiremo aya magambo uvuge mwami Yesu uhereye none turakwakiriye utubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu mwami Yesu turakwizeye tuyobore dukoreshe uhereye none Satani turetse ibyo wadukoreshaga tubaye abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. Nagira ngo nawe usubiremo aya magambo vuga mu mwami Yesu uhereye none ndakwizeye ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mbere umucunguzi w'ubugingo bwanjye mwami Yesu ndakwizeye umbere byose amen. Data mu izina ry'Uwiteka zina rifite ubutware zina rifite ubutsinzi zina rifite ubushobozi izina rihambaye izina tuboneramo ubutsinzi baba ndasenze ndahamagaye Imana ndahamagaye kubaho k'Uwiteka ndasengera bene data ndasengera abakwizeye ndarwanya imbaraga zababuzaga amahoro ibyabacaga intege ibyabuzaga gukorera ibyo Satani yabakoreshaga ibyo byose yabatwazaga igitugu ndarwanya izo mbaraga izina rya Yesu Kristo mpamagaye ijuru mpamagaye Imana ndatabaje Uwiteka urakoze mwana urakoze Kristo turagushimiye kubikoze turagushimiye kubagiriye neza turagushimiye kubambitse imbabazi zawe turagushimiye ko amahirwe ya kabiri aje ku buzima bwawe turabasha yadona Mana urahambaye Mana urahambaye Mana urahambaye Mana urahambaye urakoze mwana ushimiye nizeye ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Uku basengeye mugahamya n'imitima yanyu mwegere ubimubwire n'abari mu muhanda mubibwirane abari ku miryango y'abacuruzi babibwirane abari mu nzu zabo hari andi mahirwe Imana iduhaye. Abacuranzi gatoya bitavuga iri jambo n'iryumvikane ngibira umuntu mwegeranye mbwibira babiri se basi hari andi mahirwe Imana igize gute badini mbyiko mutabibwirana habaye bari abatipe bo hepfo mumbwirire uwo muntu andi mahirwe ya kabiri Imana irayazanye ku buzima bwawe. Hari ubwo watakaje amahirwe hari ubwo watakaje umunezero hari ubwo watakaje ibyishimo ariko umva inkuru umuhanuzi akuzaniye iravuze ngo Uwiteka azanye andi mahirwe ya kabiri. Haleluya. Amahirwe ya kabiri Imana irayakuzaniye icyama nawe ukayakira ukayakoresha. Amen amen nanone amen. Intego y'ijambo tugiye kuganiraho nyuma yo kumva ino ndirimbo ni intego ivuga ngo Uwiteka azanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Umugabo witwa Hezekiya aragwara arembagera igihe cyo gupfa umuhanuzi araza arahanura aramubwira ngo nubwo wari umwami wari ufite byose tanga igihe cyo gupfa kirageze ntabwo uzakira. Hezekiya yumvise iyo nkuru avuga amagambo akomeye
aravuga ngo nubwo numvise iby'umuhanuzi ariko nakwinginga Imana ikangaruza andi mahirwe. Imana arayisenga bucece, ayihamagara umugore atumva, ayihamagara abana batumva, ayihamagara abaturanyi batumva, ariko Imana yo mu ijuru iramwumva. Haleluya! Imana iramwumva. Mu kumwumva kw'Imana, Imana isohoza umugambi wayo ku buzima bwa Hezekiya, imwongeza indi myaka yo kubaho. Dukomere Imana amashyi menshi. Igihe umuriro utaraza ngere kite fatiraho mbwirize, banize Bibiliya yanjye mbwirize nge, aya niyo mahirwe yanjye profesi. Baririmbyi rero akira nawe rero uzabitangira ituro, dore nawe muri ikiro giterane baguhaye agatute. Ari abavuga butumwa bahoze n'abanyamasengesho babivamo, barabireka rwose. Abo ngabo bumva barabiretse, Satani nyine barasinyandi babivamo. Tera intambwe uza hano gusengera Imana, ngwino musengere nawe Yesu aragushaka. Eka nabwo ndasenga ntago ndi butinde muri uno mwanya kubera ko n'amasaha nayo ntatinze. Urakoze cyane. Mwana tugaruka kabisa mwana, kano kantu bakurimo kugira ngo nze ngusengere kabisa, ariko wavamo n'umuririmbyi mwiza kabisa. N'umugabo nta wundi muntu ushaka musengera Imana. Imana ndetse nkakunda n'abantu bayo. Imana yarakabaye nanjye. Haleluya, haleluya. Amen. Bantu bahoze bakorera Imana bakabireka, Satani akabarasa imyandi bakagwa bakabivamo. Tera intambwe zo gusengera Imana. Reka sengere mwene data, nimara gusenga Imana nakira abaririmbyi ho gatoya, ndimo nitegura gusengera abagwayi. Amen. Kandi urakoze kuza. Wahoze ukora iki mu nzu y'Imana wakoraga uwuhe murimo? Iyo uri mu nzu y'Imana wari umunyamasengesho, maze igihe kingana iki warabiretse? Ukabana n'abantu b'Imana bakaguhumuriza uko bukeye. 2018 muri rya funga gisengera, sibyo? 2018 2023. Urumva umutima wose ufashe umwanzuro rwose ugati jewe oya mwongere musenge, ndashaka gusubira ku gicaniro nkajya gusenga. Musengera mu matorero ni menshi. Tubwijwe mu bintu wanyuzemo, wariho uzana igihe wasengaga ubona hatarimo diferanse. Gusenga hari icyo byakuzaniraga kijyanye n'amahoro y'umutima birenze ibindi bintu. Yego, amahoro y'umutima rwose yari fire. Ariko uyu munsi wa none uzi uburyo wahuye nyine. Ni ukuvuga ngo umwana wavuye mu rugo akajya hanze y'urugo bahita bamwita mayibo, bakamwita marine, bakamwita amazina. Umubonye wese amubwira uko yishakiye nyine, yavuye mu rugo ajya hanze y'urugo. Ndashima Imana ko hari umwana ugarutse mu rugo. Haleluya, haleluya. Ndashimira Kristo ko hari umwana uvuga ngo Mana, nubwo bimeze gutyo, ariko ndagarutse Mana. Nanjye ndagarutse kuri we Kristo. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo, ariko ndagarutse Mana. Kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye. Icyo umutima uzakwemera. Mwene data yateye intambwe avuga ngo Kristo ubabarire ibyo nakoze bidakwiriye byose, ubibabarire mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bumugote, imbabazi z'Imana zimubeho, kunesha kw'Imana bimubeho. Mukurikire Baba, wica imigambi y'umwanzi ku buzima bwe, sohoza umugambi wawe. Ndamusengeye gukorera Imana muri we bigaruke, byongere yumve igicaniro cy'Imana mu izina rya Yesu. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Umva rwose uvuga ati ingwara irambanga, reka ngende basengere, tambuka uze gusengera Imana. Naguhamagaye tambuka uze gusengera Imana. Ndashaka kwita senga, nakira abaririmbyi bakaririmba tukaza no gusoza. Jya hariya mama, mpamagaye abagwayi baze mbasengere. Tambuka uze gusengera Imana ubugwayi bwose urwaye. Nabonye Imana ikiza. Mama baguha umwanya utambuka uze nawe ujya hariya gusengera. Muze mbasengera Imana. Si ubwa mbere ndetse si n'ubwa kabiri nagiye mbona Imana ikiza. Ndagira ngo mbasengere Imana kandi nawe mwizere. Aho hantu wumva ubabara uhafate, aho hantu wumva uribwa uba ariho ukora, aho hantu kandi utangire usenge. Ubu ufite ukuntu ubwira Imana ngo Mana, ububabare buri kumabaza ntabwo nabwikiza, ntabwo nabwikuraho, ntabwo nabasha kubwikiza ngo binkundire, ariko ndagutabaje waje we ntabara.
ndagira ngo mbasengere Imana. Abacuranzi banyihanganire gato cyane, bacuranzi banyihanganire kugira ngo sengere aba bantu iri jwi, ndetse sisengeye bano bari hano bonyine, ndetse sengeye n'abandi bagwayi bari mu bice bitandukanye, abari Gahini mu bitaro, abari mu yindi misozi itandukanye, abari mu ngo zitandukanye bazakurikirana ubu butumwa. Abo bose ndagira ngo fate umwanya dusengane nabo, ndagira ngo fate umwanya dusengane mw'iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana ikiza, ni Imana irengera abantu, ni Imana itabara, ni Imana dotarabashaka. Baba 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 ndasenza aya masaha, ndaguhamagaye waziruwe, ndaguhamagaye waziruwe, ndaguhamagaye Kristo, tabara ukize izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Wangwara wenda kwirukanye izina rya Yesu Kristo, wadayimoni we sokure kuraba ekuri mibiri y'aba ekuri ingingo z'aba izina rya Yesu Kristo. Hamagaye Imana ikiza, hamagaye Imana itaba izina rya Yesu Kristo. Tuguhuje n'amaraso Yesu arwara, Baba tuguhuje n'umuriro, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Muri wowe byose birakunda, muri wowe byose biremera. Ndasenze muri aya masaha, ndahamagaye ijuru muri uyu mwanya, hamagaye Uwiteka ngo atabare, hamagaye Uwiteka ngo aturengere izina rya Yesu Kristo. Sengera abagwayi bari Gahini, sengera abari mu bindi bice bitandukanye, ukiza indwara, abagwaye sida bakire, abagwaye kanseri bakire, abagwaye impyiko bakire, indwara z'imitima mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'izindi ndwara. Mwami urakoze Kristo, tugukomeye amashyi menshi, tugushimira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nimwigendere kandi mwizere. Zaburi ya mbere.